iyo igusunikira mu kubaho ubuzima bugize gute, ubuzima bunesha. Hanyuma rero ngiye kuvuga intambwe ya kane, ni intambwe ikomeye, ni intambwe abantu benshi batitaho, ni intambwe abantu benshi birengagiza, ariko iyi ntambwe yitwa kuzirikana ijwi ry'Imana ryavuganye nawe ugitangira. Ni intambwe ikomeye, kuzirikana ijwi ry'Imana, kurizirikana, nturyibagirwe, ntutakaze imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Amen, haleluya. Tugira abantu bamwe tugira icyitegererezo muri Bibiliya. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje muri Kristo Yesu. Nitwa Gikundiro Josiane, evangeliste. Nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya. Hanyuma rero Imana ishimwe kiduhaye umwanya wo kuba cyangwa se wo kuganira ijambo ry'Imana. Wowe rero ufunguye kuri iyi channel wumva iki cyigisho, ndakwinginga nkurarikira kuduha ubufasha ugakanda subscribe, mu gifaransa ni s'abonner. Ako ni akantu gatoya kugakora katagize icyo kagutwaye, mbese like nko kumpa igikombe cy'amazi undamiye nishwe n'inyota. Ivyo biroroshye, nubikora Imana ibiguhere umugisha. Ndagira ngo dusenge Imana rero. Dusenge Imana. Uyu munsi ifite ijambo numva umwuka yankize ku mutima nshaka ko tuganira, ariko reka mbabwire ko mbakunda. I love you so much. Ndabakunda cyane kandi ndabifuriza kuguma kugubwa neza, mwumva impumeko y'Imana muri mwebwe, presence y'Imana ibe ku buzima bwanyu. Hari abantu tuba tuvugana aya magambo bakumva izi nyigisho barwaye, bafite ibibazo, bataye umutwe. Hari n'igihe umuntu abadashaka kumubwira ijambo rimubwira ngo humura, ihangane, ariko reka nongere ndikubwire, ihangane, imbere hari ibyiza. Niba ukomeje kwiringira Yesu, ndagira ngubwire ko mu Mana harimo ubutabazi. Niba urwaye, Yesu akoherereza ubutabazi. Niba ushonje, Imana ikugirira ibambe. Mu ruhande rwose urimo, ku Mana harimo ubutabazi. Dusengane rero Imana mu minota mike cyane kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Data wa twese mu isi uri mu ijuru, Imana y'imbabazi n'urukundo, turagushimiye kuko ugira neza, ivuze biraba kandi iyo utegetse birakomera. Nta yindi Mana iri ihwanye nawe. Tukuraritse muri uyu mwanya, tumiye umwuka wera, imbaraga zawo, kandi kugira ngo imbaraga zivuga Imana, ziduhesha kuvuga Imana neza, tukayivuga ukwiri, zibe muri twebwe. Twirukanye imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu Kristo. Cyubahiro kibi cy'Imana, umuntu wese uri bwumvira ijambo rimugirira umumaro kandi rimuhindure kubwa Kristo Yesu wanesheje. Amen. Haleluya. Nanone kandi reka mbifurize umugisha muri Kristo Yesu. Ijambo tugiye gusoma riri mu byahishuriwe Yohana, igice ni cya 2, umurongo wa 11. Ndifuza ko dusoma kuri B yawo. Ni ijambo ritari rinini ariko rifite imbaraga kandi ririmo ibintu byinshi. Riravuga ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Yesu ashimwe. Haleluya. Unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ngira ngo niryo jambo shaka ko tuganiraho. Ni ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuba mu buzima bunesha. Kuba mu buzima bugize gute? Kuba mu buzima bunesha. Imana ishimwe cyane. Kuba mu buzima bunesha. Nanone kandi Yohana yarabihishuriwe, byandika mu byahishuriwe ibice 2. Nanone iyo usomye ku murongo wa 7 B yawo haravuga ngo unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Unesha. Bibiliya ivuga umuntu unesha. Ndashaka ko tuvuga kubaho ubuzima bunesha. Ubuzima bunesha iki? Ubuzima bunesha icyaha, ubuzima bunesha ibigeragezo, ubuzima bunesha amakuba, ubuzima bunesha mbese reka tubanze tuvuge kuri iri jambo ryitwa kunesha. Ni ryari umuntu akoresha cyangwa se ni ryari hakoreshwa iri jambo ryitwa kunesha? Ni igihe ari mu rugamba, ni igihe ari mu ntambara, ni igihe afite ibyo ari kurwana nabyo, akarwana iyo ntambara cyangwa se agahangana n'ibyo bintu, ariko afite intego yo kugira gute? Yo kunesha. Haleluya. Rero niyo mpamvu umwuka yakize iri jambo ku mutima ngo ndikubwire wowe unteze amatwi, wowe unyumva, nkubwire ngo ukwiriye kubaho ubuzima bunesha.
ubuzima bunesha. Intambara turwana rero twebwe, wambaza ngo ndanesha iki ko nta ntambara mfite? Intambara turwana muririmbyi yayivuzeho, aravuga ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. Mu ntambara twebwe abakristo, mu ntambara turasana n'ibyaha. Nawe utarakira Kristo, ndagira ngo ubwire ko urugamba rwa mbere uri kurwana narwo ruhora rukunesha iteka, ni ukuhora mu byaha waragizwe ingaruzwa muheto na Satani, agukoresha ibyo ashaka, akujyana mu isi y'umwijima, akagukoresha ibyaha, mbese umeze nk'imboheye. Hari igihe umuntu akora ibyaha ku buryo yumva byarabaye ubuzima bwe, ari umuntu wigeze kumbwira ijambo ngo iyo utinze mu mwijima cyane, ngo hari igihe ushiduka habona ukajya wigira ngo nibwo buzima. Rero iyo umuntu yamaze kuba ingaruzwa muheto ya Satani, amujyana mu kumukoresha ibyaha byinshi bitandukanye, wakagira ngo nibwo buzima. Oya, wowe utarizera Kristo Yesu, ndagira nkubwire ko nyuma y'ubwo buzima urimo hari ubuzima bwiza. Ni intambara urimo ariko warayimenyereye kubera ko utinze mu mwijima cyane, ariko ndakwingingira uyu munsi kubwira ijambo tugiye kuganira, uza guhura n'umucyo ari wo Kristo Yesu. Haleluya. Uza guhura n'umucyo waviriye isi, n'umucyo waviriye abanyabyaha, n'umucyo wemeye kugutangariza mu mwijima, ukavira abantu bari baboshywe nk'uko uboshywe n'ibiyobyabwenge, kwikinisha, uboshywe n'ibyaha byabaye uruzingitirane ku buzima bwawe, ariko byarakunaniye kuba wabivamo. Deja nta nubwo unabishaka, kuko uwo mutima wo kubivamo ntabwo ukurimo, wageze kumera nk'aho uri hehe, uri mu mucyo. Ariko ndagira ngo mbwire ngo mwifurije guhura n'umucyo ari we Kristo Yesu. Nimuhura uzamenya neza ko noneho usobanukirwa intambara uri kurwana. Nari ndimo ndashaka kuvuga kuri iri jambo ryitwa kunesha ribaho kubera ko hari urugamba turi kurwana. Hanyuma rero turi kurwana n'ibintu nka bitatu. Abahanga niko babivuze, bavuze ngo turwana n'umubiri, tukarwana n'isi, tukarwana na Satani. Ibi bintu uko ari bitatu, iyo byibumbiye hamwe biteza intambara umwana w'umuntu ku rwego rukomeye. Byagera ku mukristo rero ho bikaba ibintu bikomeye cyane, ariko tukagira amahirwe yuko twe twamenye unesha. Haleluya. Twamenye utuneshereza, kuko uyu Yesu yanesheje Satani si inshuro imwe, yanesheje icyaha, yanesheje urupfu, yanesheje n'umubiri, kuko yarabyambaye umubiri, yarawambaye, yabaye mu isi ikorerwamo ibyaha, aranesha umubiri, arawunesha, yagiye mu rupfu, ararunesha, yarwanye intambara ikomeye na Satani, aranesha. Ni ukuvuga ngo rero niyo mpamvu nakubwiye ngo ukwiriye kubaho ubuzima bugize gute? Ubuzima bunesha kuri kote y'umukristo. Niba witwa umukristo mwene data, shutu nyumva, mukunzi ukurikiye ijambo ry'Imana, ukwiriye kumenya ko ukwiriye kubaho ubuzima bunesha, ubuzima bufite impinduka, ukabaho utari umukorone w'ibyaha, utari umukorone wa Satani, ukabaho utakiri mu ngoyi ya Satani. Mani shimwe cyane. Ni ku muririmbyi w'Ijana na gatanu yaravuze ngo nari mboshywe rwose mu mwijima mwinshi, ngo ariko sinari nzi Yesu. Wavuye hehe? Wavuye mu ijuru. Ni ukuvuga ngo iyo tumenye Yesu, iyo umenye Yesu, iyo wakiriye Yesu mu buzima bwawe, ikintu cya mbere cy'ingenzi ukeneye ni ukubanza ukamenya Yesu, ugahishurirwa Yesu wavuye mu ijuru, ukamwakira. Niwe mucyo. Haleluya. Niwe mucyo uvira abari mu mwijima bakabona. Niwe mucyo uvira abasinzi bakabona ko gusinda atari byiza. Niwe mucyo uvira abasambanyi bakabona ko gusambana atari byiza. Niwe mucyo uvira abanywa urumogi bakabona ko bayobye inzira. Enema. Haleluya. Niwe mucyo. Intambwe ya mbere ni ukwakira Kristo Yesu. Haleluya. Kugira ngo ube mu buzima bunesha, shuti yanjye, kugira ngo ube mu buzima bunesha, ni ukubanza kwakira Kristo Yesu akaba mu buzima bwawe, ukamwemera, akaba umwami n'umukiza
umukiza w'ubuzima bwawe, w'ubugingo bwawe, byose akabirokora. Kubera ko uyu muririmbyi yaravuze ngo sinarinzi Yesu wavuye hehe mu ijuru, ngo icyo gihe nari mboshywe rwose bumwijima mwinshi, ngo ariko ubwo namumenye yambohoye ingoyi zose. Haleluya, haleluya. Ngo nari mfite, ngo none ubusigaye ndirimba Yesu, ubusigaye akanwa kajya kavuga Yesu, ngo sigaye ndirimbana umunezero. Kuri rofure yaravuze ngo ni igitangaza. Igiki ni igitangaza, ngo ni igitangaza kuba naravuye mu byaha, ni igitangaza kuba naragiriwe ubuntu bungana gutya. Imana yacu ihimbazwe. Ukwiriye kubaho ubuzima bugize gute? Ubuzima bunesha. Iyo ni intambwe ya mbere igufasha cyangwa se yagufasha, yagushyigikira kugira ngo ubeho ubuzima bunesha. Kwakira Kristo Yesu, kumwemera, amena, nk'umwami n'umukiza, apana kumwemera igice ngo nk'umuhanuzi nk'abandi bose. Uyu ni Imana, ni Kristo, ni uwavuye mu ijuru iburyo bw'Imana kugira ngo aduhe ubuzima, kugira ngo aducungure, kugira ngo niko Yohana yavuze mu bice 3:16, yaravuze ngo nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ni urukundo, ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kwakira Kristo Yesu ukamwakira mu buzima bwawe ni intambwe ya mbere uba uteye ikwerekeza ku kubaho ubuzima bunesha. Imana yacu ishimwe cyane. Amena, 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 amena. Kandi ijambo ry'Imana icyakora bamwemeye bose, haleluya, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abana b'Imana, iyo ushaka kubaho ubuzima bunesha icyaha, iyo uri umwana w'Imana ubasha kunesha imbaraga y'icyaha, ubasha kunesha imbaraga y'umubiri, ubasha kunesha imbaraga y'isi, ubasha kunesha imbaraga ya kamere iyo wamaze guhinduka umwana w'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Biheshwa n'iki? Kwakira Kristo mu buzima bwawe. Igihe tukiri mu isi rero, ndagira ngo nkubwire izindi ntambwe nk'ebyiri cyangwa se eshatu zishyira iyo ya mbere, ziraba zibaye intambwe enye zigufasha kubaho ubuzima bunesha. Iya kabiri ni intambwe yitwa kwihana ibyaha, gutsindwa. Ndagira ngo nkubwire mwene data, ubu hari abantu dufite, hari abantu bumva ijambo ry'Imana, hari abantu batega amatwi ku maradiyo bakumva ubutumwa bwiza, bagasoma Bibiliya, bakumva abaririmbyi baririmba, ariko habe n'umutima wo gutsindwa, banatsindwa kugira ngo bemere batere intambwe yitwa kwihana bikanga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntuzigera na rimwe, ntuzigera ubaho ubuzima bunesha udatsindwa ngo ufate umwanzuro wo kwihana. Igihe cyose udafata umwanzuro wo kwihana ibyaha, ntushobora, ndagira ngo mbivuge mbitsindagire, ntushobora kubaho ubuzima bunesha. No. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira mbabwire ngo imbaraga zo kunesha zihishwe mu guhora umuntu akizwa. Niko umuririmbyi yavuze, yaravuze ngo mpisemo guhora nkizwa maze nkabona nashingwa mu gakiza ke. Ntushobora kubaho ubuzima bunesha udafashe umwanzuro. Igihe wumvise ijambo ry'Imana ngo rigutsinde, ngo rikwemeze, nurangiza ufata umwanzuro wo kwihana, ntushobora kubaho ubuzima bunesha. Guhora ukizwa biguhesha gushingwa mu gakiza ke, biguhesha kunesha. Igihe cyose ufashe umwanzuro wo gukizwa, igihe ufashe umwanzuro wo kwihana ibyaha, hari izindi imbaraga wakira, imbaraga mvejuru, imbaraga z'Imana ziguhesha kunesha cya cyaha ngo wihariye, cya cyaha watuye. Kwa kundi uhora ujya imbere y'Imana uyibwira ngo Mana nakosheje, natsinzwe, ijambo ry'Imana riransinze. Imana igenda ikumanurira imbaraga ziguhesha gutsinda, ziguhesha kunesha cya uko wagiye watura, ko wagiye ujya imbere y'Imana. Imana yacu ishimwe. Ntabwo uyu munsi ndi butinde, numva shaka kuza kwihutisha, nari ngendere kukubwira ngo baho ubuzima bunesha. Ukwiriye kubaho ubuzima bunesha, kandi ubuzima bunesha ntiwabubamo
ntiwashobora kubamo izi ntambwe enye ngiye kukubwira utazujuje. Oya, ntibyakunda. Izi ntambwe enye nibure uzifite mu buzima bwawe, wabaho ubuzima bunesha. Hanyuma kubaho ubuzima bunesha, ugomba gutera intambwe ya gatatu yitwa intambwe yo gusenga. Mana ishimwe, mu gusenga Imana, mu gusenga. Haleluya. Hari amagambo yanditse mu gitabo cyo Kuva, Mose ubwo yazamukaga umusozi wa Sinayi. Iyo yari inshuro ya kabiri. Inshuro ya mbere Mose ngo yaramanutse, amanutse umusozi, ngasanga Abisirayeli na Aroni bakoze ikigirwamana mu kimasa ngo barimo baragisenga. Kwihangana Mose biramunanira, ngafata bya bisate byanditsweho amategeko by'amabuye ngabikubita hasi n'uburakari bwinshi. Hanyuma ngo Imana iza kumurarikira, haleluya, kongera gusubira ku musozi. Ngo Mose aravuga ngo ahari cyatumye mena biriya bisate by'amabuye, ahari cyatumye ngira uburakari bwinshi kuri kontrola bikananira, nuko ntatindanye n'Imana ku musozi. Ndagira ngo ngumbwire mwene data unkurikiye, kuba mu bihe by'amasengesho, haleluya, haleluya, kuba mu bihe by'amasengesho bituma tugirana ubusabane n'Imana, Imana ikatwambika ubumana bwayo, tugahabwa imbaraga zo kunesha. Imana ishimwe. Mose ngo atindanye n'Imana ku musozi iminsi 40, ngo amanuka afite ubwiza bw'Imana burabagirana mu maso ye. Iyo usomye Bibiliya muri cyo gitabo cyo Kuva, harakubwira ngo ubwe ntabwo yari abizi, ntabwo tubimenya, ariko iyo tugiye mu masengesho tuhakura imbaraga zinesha. Ntabwo tuba tubizi, tubimenya igihe tugeze kuri tere, bya bindi byadutsindaga tukabinesha. Kubera iki? Mu masengesho. Haleluya. Twagiranye connection n'Imana, twagiranye ubusabane n'Imana. Uko tugenda dusabana n'Imana, ubwiza bw'Imana butujyaho, imbaraga z'Imana ziba muri twebwe, biduhesha kugira gute? Kunesha imbaraga y'icyaha. Imana ishimwe. Hanyuma ngo Mose amanuka ngatazi ko mu maso ye harabagiranishijwe n'uwo bavuganaga, ngo ahabwa imbaraga zinesha. Aramanuka ngo agera mu Bisirayeli, nabo bamurebye baramutinya, ngo guhera uwo munsi ngo nta muntu wapfaga guhangara Mose. Ibyo bishatse kuvuga iki? Imbaraga y'icyaha ntiyapfaga kumutinyuka, ibyamumenyeraga ntibyapfaga kumwurira. Iyo twasenze tukagirana n'Imana ubusabane, hari imbaraga idutinya, hari imbaraga z'umwijima zitaduhangara. Rero gwiza amasengesho, iyo ni intambwe ya gatatu yo kugwiza amasengesho muri wowe. Kuko kugwiza amasengesho uko wegerana n'Imana, kugenda usabana n'Imana, kugenda uvugana n'Imana, ukugenda ba hafi y'Imana, ni kubwiza bw'Imana, haleluya, bugenda bukujyaho. Niko kurabagirana kw'Imana kukubaho. Kandi amabwira ngo abadayimoni batinya kurabagirana kw'Imana, abadayimoni batinya ubwiza bw'Imana. Kugenda ubaha icyubahiro cy'Imana, niko ibyaha bigutinya, niko ibyakuvogeraga bigira gute? Bigutinya. Tinda mu masengesho. Iyo ni intambwe ya gatatu, iyo igusunikira mu kubaho ubuzima bugize gute? Ubuzima bunesha. Hanyuma rero ngiye kuvuga intambwe ya kane. Ni intambwe ikomeye, ni intambwe abantu benshi batitaho, ni intambwe abantu benshi birengagiza, ariko iyi ntambwe yitwa kuzirikana ijwi ry'Imana ryavuganye nawe ugitangira. Ni intambwe ikomeye, kuzirikana ijwi ry'Imana, kurizirikana, nturyibagirwe, ntutakaze imvugo y'Imana ku buzima bwawe. Amen. Haleluya. Tugira abantu bamwe tugira icyitegererezo muri Bibiliya, bagiye bagendana imvugo y'Imana, ntibatakaze imvugo y'Imana, bakazirikana ijwi ry'Imana ryagiye rivugana nabo. Aburahamu ava muri Uriya Bakarudaya cyitwa Aburahamu, Imana imuhinduriye izina, ahindutse Aburahamu. Yagendanye n'ijwi ry'Imana ryamubwiye ngo nunyumvira ugahaguruka ukagendana nanjye, nzaguhindura umugisha aho uzajya hose. Murabyibuka ko we na Loti, umuhungu yarabereye se wabo, bageze ahantu abashumba babo baratongana, haza impaka n'intonganya, ariko kuko yazirikanye icy'Imana yavuze, haleluya, aravuga ngo Loti hitamo, ntabwo naririra mu
kibaya, nagahisemo nk'umuntu mukuru ufite n'inka nyinshi n'ingamiya n'intama, ariko hitamo Imana yavuganye nanjye ko aho nzajya hose izahampera umugisha. Rero hitamo aho ushaka, kubera yazirikanye imvugo y'Imana, kandi ijwi ry'Imana yumvise ryari ry'ukuri. Imana ntiyamutengushye, byarangiye n'ubundi Aburahamu nubwo yari yerekeye ku musozi w'ubukuna utagira icyatsi, Imana imuhaye umugisha, imuhindura ishyanga rikomeye nk'uko yabisezeranye. Imana yacu ishimwe. Kugenda n'ijwi ry'Imana ni byiza, kuzirikana Imana yavuganye nawe, imvugo y'Imana. Iyo uzirikanye ijwi ry'Imana ukariha agaciro, niyo ugeze mu makuba uravuga ngo ndabizi neza nubwo amakuba hari, ariko yavuganye nanjye niyo kwizerwa. Haleluya! No kubikora izabikora, ni Imana itabasha kubeshya. Niko Luka yabyanditse mu butumwa bwiza avuga ngo hahirwa uwizera, ngo kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizagira gute, bizasohora. Iyo uzirikanye imvugo y'Imana, ukazirikana ijwi ry'Imana kuri wowe, ntabwo ibihe bikunesha, ntabwo imbaraga z'umubiri zikunesha, ntabwo imbaraga z'isi zigufata, ntabwo imbaraga za Satani zigufata, ahubwo Imana iguhesha kunesha. Kuravuga ngo yavuganye nanjye niyo kwizerwa, reka mbe nyitegereje. Muri ibyo byose rero ndagira ngo dusoreze ahangaha, ndagira ngo mbabwire ko umpereye ku ntambwe ya mbere yo kwakira Kristo Yesu, aguhereza umwuka wera. Uyu mwuka wera imbaraga zawo nizo ziduproteja, ni nk'uruzitiro. Ubundi ni nk'uruzitiro ziraduproteja. Mwuka wera agenda akubwira ngo wicaha, iyo umufite agenda akubwira ngo wireba hirya, agenda akubwira ngo aha ntihanyurwa, aha ntihakandagirwa, ibi ntibikorwa, ibi ntibivugwa, ibi ntibikorwa gutya, ntibigenda gutya. Kubera iki? Koko izo mbaraga z'umwuka wera nicyo twamuherewe. Bibiliya iravuga ngo ni umufasha, ni umuyobozi, ngazabayobora mu kuri kose, ngazabamenyesha n'ibyo ntababwiye. Niko Yesu yavuze. Rero mu kwizera Kristo Yesu hari igihe kigera tugahabwa umwuka wera akatuyobora. Ngira ngo nirwo ruzitiro rw'izo ntambwe enye uko twazivuze. Imana ibaha umugisha. Ni intambwe enye watera kugira ngo ushobore kubaho ubuzima bunesha. Kuki dukwiye kubaho ubuzima bunesha? Nukunesha ari utazakorwaho n'urupfu rwa kabiri, niko Bibiliya yatubwiye. Nukunesha, haleluya, ari uzahabwa ibuye ryanditseho izina rishya ritazamenywa n'undi muntu uwo ari we wese uretse urihawe. Imana ishimwe. Kuki dukwiriye kunesha? Haleluya. Kuki dukwiriye kubaho ubuzima bunesha? Nuko umuntu unesha ari uzaragwa ubwami bw'Imana. Imana ishimwe. Kuki dukwiriye kugira gute kunesha? Nuko umuntu unesha ari uzicara iburyo bw'Imana muri Kristo Yesu. Haleluya. Ni uzicara iburyo bw'Imana. Umuntu unesha niwe uzaragwa ubugingo koraho. Imana ishimwe cyane. Ku munsi w'amateka, ku munsi tuzaba dutashye itorero rizaba rivuye mu isi, umuntu wanesheje azaba ari fiyeri, azaba ari mu bwami, azaba aguwe neza, urupfu rwa kabiri ntiruzamukora. Mbifurije kubaho ubuzima bunesha, kandi mutera izo ntambwe enye zikorotiriwe niyo ntambwe ya gatanu yitwa umwuka wera, kugengwa n'imbaraga za mwuka wera, kumvira umwuka wera akakugeza, akakuyobora, akakwigisha, akakugeza ku rugero rufatika kugeza ubwo azakuzamura mu ijuru. Shalom shalom. Mbifurije amahoro y'Imana, hanyuma Imana ibaha umugisha muri Kristo Yesu. Amen.